Bakundwa nshuti mukurikiye ikiganiro Saveur Divine mu rurimi rw'ikinyarwanda, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko Imana yabarinze aho muri mu bihugu bitandukanye. Nejejwe no gutangirana namwe rero iri shami rindi rya Saveur Divine mu rurimi rw'ikinyarwanda. Imana yacu ihora itubura ibyayo, ihora yifuza ko twaguka tukava ku rwego rumwe tukagera ku rundi. Haleluya. Uyu munsi rero ndabagezaho iri ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ubuntu butangaje. Turarisoma muri Luka igice cya 23 39 kugeza kuri 43. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitswe ngo umugome umwe yihana. Umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko wa kabiri aramusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Mbese uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Haleluya. Ngo aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Haleluya. Uyu munsi turi bubane muri paradizo. Haleluya. Mbega ubuntu butangaje. Mu by'ukuri aba bagome babiri bari babambanywe na Yesu, hari ikintu bari bahuriyeho. Bombi bari bazi yuko uyu muntu uri hagati yabo ari umuntu udasanzwe. Bombi bari bazi yuko bo bakoze ibyaha. Bombi bari bazi yuko n'ukuri ibyo bafungiwe, ibyo bahowe atari ubusa. Bari bazi yuko bagiye kwicwa ariko bazira ibyaha bakoze. Ariko bakaba bazi neza ko uyu muntu uri hagati yabo we ari umwere. Haleluya. Bari bazi yuko uyu Yesu bambanywe nabo nta cyaha na kimwe yakoze. Ni umwana w'Imana, ni umuntu udasanzwe. Nubwo bari babizi bombi, ariko hari ikintu kibatandukanya bano bagome babiri. Icyabatandukanyije nuko umwe yashinyaguriye Yesu, amubwirana agasuzuguro kenshi. Aramubwira ngo mbese wowe ngo kuri Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ntabwo n'ukuri yubashye Yesu. Ntabwo yamubwiye neza, yaramushinyaguriye, yaramusuzuguye. Bigenze gutyo, mugenzi we aramutonganya ati, nta soni koko kubona ubwira Yesu gutyo? Nta soni? Twebwe turi kuzira ukuri, turi kuzira ibyo twakoze, ariko uyu muntu ni umwere. Yaramucyashye, arababara. Noneho atandukana na mugenzi we. Hari ikintu yakoze kidasanzwe. Yaciye bugufi. Arihana abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Mbega guca bugufi.
yaramurebye amenya yuko ari umwami. Haleluya. Aramureba amenya yuko Yesu azagaruka. Aramubwira ati ubwo uzagaruka ubwami bwawe uzanyibuke. Maze Yesu nawe abonye ukuntu uyu muntu yaciye bugufi, abonye ukuntu yagize umutima wo kwihana, abonye ko amusabye imbabazi abikuye ku mutima, aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ni ukuvuga ngo za mbabazi yasabye yarazi yuko azazihabwa wenda ku munsi w'umuzuko umunsi w'umuzuko, ariko ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi oya, ibyo ngibyo uri kunsaba ntabwo ari ibyo mu nzagihe, ahubwo ndabiguhaye ubu nyine uyu munsi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mbega ubuntu butangaje. Yesu ntabwo yamubwiye ngo uzategereze. Yesu yahise amuha icyo yasabye. Yesu yahise amubabarira. Uyu munsi nawe uramutse uciye bugufi ugasaba Yesu imbabazi, ukamubwira uti umbabarire kuko nagucumuyeho, ntabwo Yesu aguha gutegereza, ahubwo yabonye yuko uje ufite umutima umenetse, uje ushaka kwihana koko, ahita aguha imbabazi. Yesu ni umunyembabazi. Yesu agira ubuntu butangaje. Ndakwifuriza kuzahura n'ubwo buntu butangaje bwa Yesu Kristo. Niba utarahura nabwo, ndakwifuriza kugira ngo ubuntu butangaje bwa Yesu buzakugereho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mbikwifurije. Haleluya. Amen.